Bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe, mbifurije kugira umunsi mwiza. Ni munyemezo usangiye amasomo atagatifu Kiliziya umubyeyi wacu yateguriye kuri uyu munsi. Isomo rya mbere, isomo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Umunsi wa Pentekosti uragera, bose bakaba bakoraniye hamwe. Ako kanya umuriri umeze nk'inkubi y'umuyaga uva mu ijuru maze wuzura mu nzu bari barimo. Nuko haboneka indimi zisa n'iz'umuriro zigabanya zijya kuri buri muntu muri bo. Ubwo bose buzura Roho Mutagatifu batangira kuvuga mu zindi ndimi uko Roho abahaye kuzivuga. Aho rero Yeruzalemu hakaba Abayahudi bubaha Imana bari baturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru, ngo bumve urwo rusaku. Rubanda rwose barakorana maze barumirwa, kuko buri wese yabumvaga bavuga mu rurimi rwe bwite. Barashoberwa, batangara bavuga bati, mbese abo bose bavuga si Abanyagalileya? Bishoboka bite se ko buri muntu muri twe abumva bavuga mu rurimi rwe kavukire, baba Abapariti, Abamedi n'Aberamu, baba abatuye muri Mezopotamiya, muri Yudeya no muri Kabadusiya, muri Ponti no muri Aziya, muri Furugiya no muri Pamfiliya, mu Misiri no mu turere twa Libiya duhereranye na Sireni, baba abashyitsi baturutse i Roma, Abayahudi kavukire n'abayoboke b'idini yabo, Abanyakireta n'Abarabu, twese turabumva bamamaza mu ndimi zacu bwite ibitangaza by'Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi. Nyagasani, wohereza umwuka wawe bikaremwa, maze imisusire y'isi ukayihindura mishya. Mutima wanjye singiza Uhoraho. Uhoraho Mana yanjye, uri igihangange rwose. Uhoraho, mbega ngo ibikorwa byawe biraba byinshi, isi yuzuye ibiremwa byawe. Bivanamo umwuka bigahwera, bigasubira mu mukungugu byavuyemo. Wohereza umwuka wawe bikaremwa, maze imisusire y'isi ukayihindura mishya. Ikuzo ry'Uhoraho riragahoraho ubuziraherezo. Uhoraho arakishimira ibikorwa bye. Icyampa ngo umuvugo wanjye umunyure, maze Uhoraho ambere isoko y'ibyishimo. Isomo ryo mu ibaruwa Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyaroma. Bavandimwe, abagengwa n'umubiri ntibashobora kunyura Imana. Mwebwe ariko ntimugengwa n'umubiri, ahubwo mugengwa na Roho, kuko Roho w'Imana atuye muri mwe. Umuntu udafite Roho wa Kristo, uwo ntaba ari uwe. Niba Kristo ari muri mwe, umubiri wanyu wo ugomba gupfa ku mpamvu y'icyaha, ariko mubeshejweho na Roho ku mpamvu y'ubutungane. Niba kandi Roho uwazuye Kristo Yezu mu bapfuye abatuyemo, uwazuye Kristo Yezu mu bapfuye azabeshaho imibiri yanyu igenewe gupfa ku bwa Roho we utuye muri mwe. None rero bavandimwe, turimo umwenda, ariko si uw'umubiri, byatuma tugomba kubaho tugengwa n'umubiri. Kuko nimubaho mugengwa n'umubiri muzapfa, ariko niba ku bwa Roho mucitse ku bikorwa by'umubiri muzabaho. Abayoborwa na Roho w'Imana, abo ni bo bana b'Imana. Kandi rero ntimwahawe roho w'ubucakara ibasubiza nanone mu bwoba, ahubwo mwahawe Roho ibagira abana bishingiwe kibyeyi, bigatuma dutera hejuru tuti, Aba Data. Roho uwo nyine afatanya na roho yacu guhamya ko turi abana b'Imana. Kandi ubwo turi abana, turi n'abagenerwamurage, abagenerwamurage b'Imana, bityo n'abasangiramurage ba Kristo. Niba ariko tubabarana nawe, ngo tuzahabwe ikuzo hamwe nawe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yezu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, yabwiye intumwa ze ati, niba munkunda koko muzubaha amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data azabahe undi muvugizi
uzaza kubana namwe iteka. Umuntu nkunda azubaha ijambo ryanjye, Data azamukunda, maze tuzaze we tubane nawe. Umuntu utankunda ntamenya n'ijambo ryanjye, kandi rero ijambo mwumvise si iryanjye, ni irya Data wantumye. Ibyo mbibabwiye nkiri kumwe namwe, ariko umuvugizi Roho Mutagatifu Data azohereza mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose kandi abibutse n'ibyo nababwiye byose. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, kuri uyu munsi twisihiza umunsi mukuru wa Pentekosti, birakwiye kongera gusaba Imana ikatwohereza Roho Mutagatifu, Roho Mutagatifu uduturamo, akadutuzamo ingabire ze zose, akatuvuganira, akaduhumuriza, ndetse akatumenyesha byinshi, akatwibutsa n'ibyo Yezu Kristo yatubwiye bibasha kutugeza ku mukiro. Uwo Roho Mutagatifu niwe dukwiye kwakira. Amasomo matagatifu Kiliziya umubyeyi wacu yateguriye kuri uyu munsi aragaruka kuri Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu twahawe, Roho Mutagatifu twasezeranyijwe na Yezu Kristo. Mu isomo rya mbere twumvise ko abantu bari bateraniye hamwe ku munsi wa Pentekosti kugira ngo basenge, ariko bategereje Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu rero wabamanukiyeho, niwe wabahaye imbaraga zo kuvuga mu ndimi, kandi bafasha abantu bose kumenya Imana, kumenya ibitangaza byayo. Roho Mutagatifu rero twahawe ni Roho utwigisha gusenga, ni Roho utuvugiramo nk'uko twabyumvise mu isomo rya kabiri. Uwo Roho Mutagatifu aducengezamo ingabire ze zose. Isomo rya mbere riratwibutsa ko Roho Mutagatifu yamanukiye ku bari bamutegereje bari gusenga. Roho rero niwe utwigisha gusenga. Roho Mutagatifu duhabwa adushoboza kuvuga mu ndimi nshya, indimi z'urukundo, tukabasha kubwira bose ibyiza Imana yatugiriye, tukabasha kubwira bose ibitangaza by'Imana, kandi nabo bakayisingiriza ibyiza byose idahwema kubagirira. Isomo rya mbere rero riradushishikariza kurangwa n'ubumwe, gushyira hamwe mu isengesho, kugira ngo Roho Mutagatifu umanukira mu mitima yacu akatubuganizamo ingabire ze zose, aho iteka atuyobora ku cyiza, aho iteka atwigisha gukora ikiboneye no kunyura Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Isomo rya kabiri riratwibutsa ko abagengwa na Roho Mutagatifu baba ari abana b'Imana, ntibaba bakigengwa n'umubiri, bagengwa na Roho, kuko Roho Mutagatifu bahawe abaha kuba abana b'Imana ku buryo budasubirwaho. Uwo Roho Mutagatifu rero nitumwemerera tukera imbuto zishingiye ku ngabire aduha, azahora iteka atugira abana b'Imana, tubeho twishimiye ko Imana idukunda kandi tuzi. Roho Mutagatifu niwe twahawe kugira ngo tubwirize kandi adutoze ibinyura Imana. Roho Mutagatifu rero twahawe niwe uduhumuriza, niwe udutera imbaraga, tukabasha kugendera mu rukundo rw'Imana. Roho Mutagatifu twahawe nakomeze abuganize mu mitima yacu imbuto z'urukundo, ibyishimo, ubugwaneza, imico myiza, kwihangana no kumenya kwifata, kugira ngo tubashe kwerera abandi imbuto nziza izo zose tuvuze. Kuba abakristo bidufashe guhora iteka twifuza ko Roho Mutagatifu yaza mu mitima yacu akatuyobora ku cyiza, akatwigisha gukora icyo Imana ishaka. Uwo Roho nyine nk'uko twabyumvise mu ivanjiri, niwe uzatwigisha byose, atwigishe gukunda Imana, atwigishe gusenga, atwigishe kugendera mu nzira Kristo atwifuzamo. Tubeho tumurikiwe na Roho Mutagatifu kugira ngo ubuzima bwacu burangwemo ubuhamya bw'urukundo, kandi duhamirize bose ko turi abana b'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose kandi akaba na Nyirimpuhwe, nabaha umugisha,
abarinda bakomeza biteho, abaha amahoro. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amen.